kenshi umugore akunda gufata ibyemezo bimureba cyane cyane iyo hazamo kuba umuntu yapfira abandi bantu. Umugore ashobora gupfira umuryango we. Umugore tubona ari we nk'uko Imana yabigennye, niwe ushobora gusiporta ibise, ushobora gusiporta kubyara akababara cyane. Hari imyanya ugeramo bigasaba ngo n'uwo mwashakanye muse n'abajyanamo nawe agushyigikire. Gushyigikirwa n'umuryango, ari aho washatse, ari aho uvuka, ari aho utuye, ni ngombwa bakakuremamo icyizere nawe ukacyemera. Abakunzi bacu, nshuti mudukurikira kuri YouTube channel Paruwasi Vesa Paruti Gikondo, aho muri hose muraho neza. Turabasuhuje kandi dusuhuje ku buryo bw'umwihariko abagore bose, kubera ko turi mu kwezi kwa gatatu, ukwezi kwa Werurwe, ubundi guhariwe kwizihiza umugore no kuzirikana ku burenganzira bwe ku buryo bw'umwihariko. Uyu munsi rero biganiro usanzwe tutegura, tukabateguriye ikiganiro tugiye kugirana n'ababyeyi mubona hano. Ni ikiganiro ku ruhare rw'umugore muri Kiliziya, umugore w'umunyarwandakazi, ni ukuvuga umugore w'umukristokazi ndetse na mutima w'urugo. Baradufasha rero gusobanukirwa n'urwo ruhare umugore afite muri Kiliziya ndetse muri paruwasi ye. Baradufashe guhuza izo nshingano afite muri Kiliziya no kuzihuza n'izo asanganywe n'urugo no mu rugo. Ubwo rero turareba umugore muri Kiliziya, umukristokazi ndetse na mutima w'urugo. Nk'uko rero mubibona, ndi kumwe n'abamama bakeye kandi bigaragara ko bamenyereye Kiliziya kandi ndetse n'inshingano z'urugo bakaba zisobanukiwe. Turatangira batwibwira rero. Tutagiriye kuri madame hano hirya. Urakoze Joseph. Nitwa Odeta Mukansoro, nkaba ndi umuyobozi wa komisiyo ya Caritas ku rwego rwa paruwase, ariko nkaba ndi no muri biro ya paruwase aho ndi umunyamabanga wa mbere. Murakoze cyane Odeta. Twafata umuvandimwe akatwibwira. Murakoze. Nitwa Anonsiyata Twizerimana, nkaba nyobora komisiyo y'ubutabera n'amahoro, nkaba ndi n'umuyobozi w'umuryango remezo Maria Rosa Mystica, ndetse nkaba no mu muryango w'umutima mutagatifu wa Yezu, aho ndi vice president ku rwego rw'igihugu. Murakoze. Ku rwego rw'igihugu. Murakoze rero, nk'uko mumaze kubyumva, ni abamama bafite inshingano z'urugo bakazihuza n'inshingano za Kiliziya muri rusange ndetse n'iza paruwasi ku buryo bw'umwihariko. Madame Odette yavuze ko ashinzwe komisiyo ya Caritas. Namwongeyeho n'akandi kantu, kuko guhera muri 2018 Madame Odette wari ushinzwe komisiyo y'ubukangurambaga mu gikorwa cyo kwagura Kiliziya ya paruwasi ya Gikondo. Nibyo. Yego. Nibyo twaratangiranye. Yego. Kubaka Kiliziya. Yego. Tukiri aho ngaho rero, twagira ngo udufashe iyo bavuze uruhare rw'umugore muri Kiliziya cyangwa muri paruwasi, bisobanuye iki, kugira ngo tugendane twese tubyumva kimwe. Urakoze. Iyo bavuze uruhare rw'umugore, uruhare rw'umubyeyi muri Kiliziya mu buryo bugari, nge numva uhereye na kera Kiliziya yaragiye ishingira ku mugore. Yashingiye ku mugore, kuko niyo duhereye kuri Bikira Mariya ukareba Gaburiyeli yajya kumubwira ko azabyara umwana w'Imana,
tukabibona muri Luka chapitre ya mbere umurongo wa 28, umutwe wa mbere muri Luka umutwe wa mbere guhera ku murongo wa 28 kugeza ku wa 32, ndetse ukongera ukareba Bikira Mariya, ubwo niwe ngiye guheraho nk'umugore, nakwita inkingi ya mwamba ya Kiliziya. Ukareba nanone Luka arongera akamuvuga ajya gusura Elizabeth, nanone ukongera ukamubona mu bukwe bw'Ikana. Yohani nawe yarabyanditse ku mutwe wa 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Ukongera ukabona Bikira Mariya munsi y'umusaraba, ukongera ukabona Bikira Mariya n'intumwa bakira Roho Mutagatifu. Hari aho Bibiliya ndetse ivuga ko harimo n'abandi bagore, ariko ntibavuga amazina yabo, bavuga Bikira Mariya gusa, ariko ntabwo ibyanditswe n'intumwa mu mutwe wa mbere ntabwo bavuga andi mazina yari arimo, ariko bigaragara ko harimo n'abandi bagore. Bikira Mariya impamvu ari we ntinzeho cyane, nuko ari we waje kutubyarira umucunguzi. Niwe wabyaye umucunguzi, ari we kugeza ubu ngubu Yezu twese ari we dushingiyeho. Umucunguzi wagiye akagera no ku musaraba, kandi tudafite umusaraba ntaho twagera, kuko twese tugomba kugendera n'umusaraba. Mu gitondo umupadiri yahoze atubwira akamaro k'umusaraba, atubwira ati ntabwo wagera ku musaraba utabana n'abandi, ntabwo wagera ku musaraba utabana n'Imana. Rero umugore urumva niwe wagejeje abantu kuri wa musaraba wabaye ugucungurwa kw'abantu. Bikira Mariya rero Imana inyuzamo ijambo ryayo kugira ngo azabyare umucunguzi, urumva ni umugore. Ntabwo tuzi uko byari kugenda iyo ibanze kabaza umugabo ngo mbese ngo watera inda umuntu ukabyara Yezu, ntituzi uko byari kugenda, ariko Bikira Mariya ahise yemera. Ahangaha impamvu mbibanje ni uko akenshi umugore akunda gufata ibyemezo bimureba, cyane cyane iyo hazamo kuba umuntu yapfira abandi bantu. Umugore ashobora gupfira umuryango we. Hari abandi bantu tugenda tubwirwa muri Bibiliya bakomeye cyane. Hari abagore iyo ureba ukabona bitwa ba Yudita, ukuntu bagejeje Isiraheli ku mutsindo, bakaba bakabafata nk'abagore bakomeye cyane kandi bari bamaze kwiheba. Iyo uroye nka Debora, abagore nka Debora, ukareba Debora avuga cyane cyane mu bacamanza, ukareba ukuntu uwo mugore yarashishozaga cyane, yacaga imanza ku buryo yacaga imanza mu izina ry'Imana, ku buryo abantu bose bamwemeraga. Ubwo yabwiraga uwitwa Baraki, ubwo yari nka komanda, icyo gihe Debora, urumva yari nka komanda kubwira Baraki. Yari umuntu w'intwari cyane, bizwi ko ari intwari. Abamubwiye Baraki nubwo yari umugabo w'intwari, ariko yagize ubwoba, aravuga ati keretse nitujyana, kuko yari azi ko Debora ari umuhanuzi, iby'Imana izamubwira Baraki nawe azabyumviraho. Urumva rero yuko abo ni abagore muri benshi barahari, ba Esiteri n'abandi benshi bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa. Bari bafite imiryango, bari abagore b'abagabo runaka. Bikira Mariya murabizi ko yari yarasabwe na Yosefu, kandi barakomeje barabana. Yakomeje kurwanira umuryango kugeza n'ubwo umwana we abambwa ku musaraba, undi amureba. Ako gahinda yahetse, ako gahinda yagendanye, niko kaje kugenda gacungura isi. Uyu munsi twagize umugisha azana iwacu ikibeho nk'umugore, yaje nk'umugore. Umugore rero ni ishingiro ry'umuryango. Kiliziya ntoya itangirira mu muryango, itangirira ku mugabo n'umugore, bahagira umugisha hakazamo n'abana. Wa mugore rero niwe
n'ubundi na wa mugabo akoresha kugira ngo n'aba bana baboneke. Nta kuntu rero twatandukanya kiliziya n'umugore, kuko umugore niwe baze, umugore niwe byose bicamo kugira ngo n'ibindi tubigereho. Ari abapapa, ari abapadiri, ari abasenyeri, ari abakristo, nta n'umwe utaravutse ku mugore. Umugore rero ni iremezo rya kiliziya. Murakoze cyane. Murakoze Madame Odette. Uti umugore ni iremezo rya kiliziya kuko twese niho tunyura, kandi bavuze ko kuva kera ariho kiliziya yari ishingiye. Nibyo koko gutaya kubigarukaho, dukomeze twumva noneho mu ntangiriro twumva iyo tuvuze umukristokazi na mutima w'urugo, bisobanuye iki kugira ngo nabyo tujye kubihuza na rwa ruhare rw'umugore muri rusange? Murakoze. Ndahera kuri mutima w'urugo. Mutima w'urugo, impamvu umugore bamwise mutima w'urugo ni uko ari we ubona ari nka nuwayo, ari nk'ishingiro, urugo ushamikiyeho ibintu byinshi bijyanye n'urugo. Umugore bitangira nk'uko umuvandimwe yabivuze, bitangira abana n'umugabo we, bigatangira afite inshingano zo gufasha umugabo mu bitekerezo, ariko kandi akamugira inama, akamenya ibyo mu rugo uko bimeze, akamenya ndetse n'ibikorwa by'iterambere. Umugore rero iyo amaze kugira abana, kubera ko ari we ubana nawe igihe kinini, tuvuge nk'urugero, umugore mu gihe ari konsa aba areba umwana, igihe amutwite abamuririmbira, igihe ari kumwonsa rero akaba amureba, amwigisha, aririmba. Hari ubwo uririmba uturirimbo tukuvuye ku mutima dusingiza Imana, n'umwana akavuka ku karirimba kazi. Ni ukuvuga ngo umugore ari connecte cyane ku mwana, kandi nyine no ku mugabo. Nk'uko mubizi nyine umugore iyo abanye n'umugabo babaye umwe, ni ukuvuga ngo n'ubundi aba connecte ku mugabo. Aba rero mutima w'urugo gute? Ni ukubera ko ibintu byose biba bishingiye, twabyita ko biba bishingiye ku mugore, kubera ko niba hari umukozi uri mu rugo, ibyo agomba gukora abibaza umugore, cyane cyane bijyanye n'urugo. Umwana uri mu rugo, ikintu cyose akibaza mama mbere yo kukibaza papa. Ahanini usanga umugore afite wa mutima usiporta ibyo byose. Hari abavuga ngo umugore ni multiprise, kubera ko umukozi arakubaza, umwana akakubaza, umugabo akakubaza, ibintu byose bigendanye n'urugo n'umuryango usanga umugore w'umutima abizi, abifiteho nosiyo. Niyo byaba ari iterambere, usanga umugore abiziho, kandi ugasanga iyo abigize ibye, yagize uwo mutima nyine wo kubaka, usanga ibintu byose bigenda neza kubera umugore. Umwana ashobora kugira icyo akenera kubwira ababyeyi be, cyaba amakosa cyangwa se ikintu cyiza, mama niwe bipfayonzaho bakabasha kumubwira ibintu byose. Ariko papa akenshi umubwira ibintu biyunguruye, kubera ko ntago bakunda kwihanganira kumva ibintu by'amafuti, ariko mama arabyumva akabyihanganira, akaremenya n'uko abijera. Hari henshi tujya twumva nk'ubuhamya, umubyeyi umwana akaba yafatiwe igihano, cyangwa ababyeyi bombi bafatiye umwana igihano, bakavuga ati wenda nturi burye, ariko mama akaza guca ku ruhande akajya kumwibira ibiryo. Urumva uruhare uwo mutima umubyeyi afite. Umugore tubona ari we, nk'uko Imana yabigennye, niwe ushobora gusiporta ibise, ushobora gusiporta kubyara, akababara cyane, wenda akanabagwa, akamara iminsi ameze rwose nk'uwamugaye, ariko uko ibihe bigenda akongera akabyara, akongera. Ni iyo ngabire yo gusiporta ububabare, nk'uko umuvandimwe yabivuze, kwihanganira ububabare. Ego, murakoze. Iyo ngabire na Bikira Mariya mwabonye ko n'umwe tureberaho yarayihanganiye, ndetse we binarenze kubona umwana wawe bamwica umureba, ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko iyo ni wa mutima nyine w'umugore. Umutima w'urugo rero
tumusanga no mu gitabo cy'imigani umutwe wa 31 umurongo wa 10 kugera kwa 31. Mushobora gufata akanya mukahasoma, ariko umutwe uravuga ngo igisingizo cy'umugore w'umutima. Usanga umugore w'umutima hano bavuga amenya imirima, akamenya ko imyaka yeze, akamenya igihe cyo gusarura, akamenya ko igihe cy'itumba kije, akamenya ko abiye bakeneye kwifubika, akamenya kuzigama umusaruro, akamenya kujera ibyo afite, kubijera uko twabyita nk'iki, akamenya gucunga neza iby'urugo, ku buryo mu rugo rwe nta gihe hazaba inzara, nta gihe bashobora gutungurwa n'itumba, nta gihe bashobora gutungurwa n'impeshyi. Mbese ugasanga umugore ibintu byose yabishyize ku murongo, kandi koko ugasanga abaye umufasha ukwiriye umugabo. Ubwo rero umugore nk'uwo nguwo witaye ku mirimo, witaye ku muryango, aba n'umukristo mwiza. Aba umukristo mwiza kubera ko mu gihe bakitse imirimo barimo baganira, batekereza no ku Mana, batekereza no ku isengesho, batekereza no ku mirongo ngenderwaho, kuko umubyeyi arimo ahanura abana agendera ku ndangagaciro, akagendera no ku mategeko y'Imana no ku mategeko ya Kiliziya. Nabonye aribyo bidufasha cyane kurera abana no kubagira inama, umwumvisha ububi bw'ikintu, umwumvisha ko n'Imana icyanga na sosiyete icyanga. Rero kubera ko mama abona cyane umwanya wo kuganira n'abana, kandi abana bakamwisanzuraho, uwo mugore w'umutima ubundi abana bamwisanzuraho, twese tubivuga ko bashobora kumubwira niba itari byiza, akabona uko abijera, akabona n'uko abagira inama. Umugore rero w'umukristo yigisha abana be agendeye ku ndangagaciro za Kiliziya. Ugasanga abana be barakurira muri disipurine yo gusenga, mu burere bwiza bwo gusenga. Niyo mpamvu umugore agaragara mu Kiliziya aza aherekeje umuryango, nk'uko umuvandimwe yabivuze, yahagera imirimo ya Kiliziya nayo imureba, akumva nayo agomba kuyigiramo uruhare. Usanga byatangiye wenda abagore dukoropa Kiliziya, dukora amasuku, ariko ubu turayobora imiryango remezo, turayobora impuza ndetse n'amakomisiyo. Icyo tudakora ni ukuba abasaserdoti, kubera ko ari umurongo wa Kiliziya mwiza, kandi ntacyo dutwaye kuba twafasha abihaye Imana ndetse n'abagabo bacu gukorera Kiliziya. Tubona ari byiza kandi bifitiye akamaro ari Kiliziya ndetse n'umuryango muri rusange. Murakoze Madame Annonciata kuduha ishusho y'umugore w'umukristo kandi w'umunyamutima, umutima w'urugo. Biradufasha kumva noneho wa mugore muri Kiliziya n'uburyo z'inshingano ze. Ubikomojeho mu kanya ugaragaza ukuntu abagore bagira uruhare mu nzego zitandukanye za paruwase, imiryango remezo, mu makomisiyo, ahandi hose n'imiryango ya Gisiyo Gatolika. Wenda dusabe Madame Odette, atubwiye ko muri presentation atubwiye ko uri muri biro ya paruwasi. Wagerageza kuduha ishusho noneho muri paruwasi uburyo umugore yitabira izo nzego, uruhare agira muri Kiliziya, ariko ugaragaza uruhare rwe ugeranije n'umugabo we cyangwa umusaza we. Urakoze cyane. Mu rwego rwa paruwasi ya Gikondo, abagore barahari mu nzego zitandukanye, nk'uko twabonye ko ari bo nkingi z'umuryango, n'ubundi n'ibikorwa bya paruwasi bitangirira mu muryango. Mu miryango remezo dufite, usanga 65% iyobowe n'abagore. Imiryango remezo iyobowe n'abagore, ukazamuka wagera mu makomisiyo, nako mu mpuzamiryango remezo. Mu mpuzamiryango remezo dufite impuza 24, 15 ziyobowe n'abagore. Muri mu mpuza zose dufite 15 kuri 24 ziyobowe n'abagore. Noneho tukagira amakomisiyo 15, ngo murabyumva uko bigenda bizamuka. Tugifite amakomisiyo 15, muri ayo 15
5 yonyine niyo ayobowe n'abagore, ni 30%. Baracyari bakeya. Tukazamuka tukagera muri biro ya paruwase. Muri biro ya paruwase uretse abasaserdoti habamo n'abarayiki 4. Abo barayiki 4 rero ho harimo 50% y'abagabo na 50% y'abagore. Vice Perezida ni umugabo, umunyamabanga wa mbere ni umugore, umunyamabanga wa kabiri ni umugabo, umucungamutungo wa paruwase ni umugore. Ni 50%. Urumva rero yuko paruwasi yagiye igerageza, ariko uko bizamuka nanone ugasanga ntabwo abagore bazamo ari benshi cyane. Wabibonye nko ku makomisiyo ni 30%, kandi nyamara hasi mu miryango remezo ari benshi. Bakongera bakagira indi mirimo itandukanye, wenda sinafashe statistique, ariko usanga abagore mu basomyi, abagore barimo ari benshi, mu bahereza b'Ukarisitiya ntabwo ari benshi cyane, ariko harimo abagore. Mu bafasha mu maturo abagore barimo naho ari benshi. No muri mu gushishikaza kubaka kiliziya cyangwa se gukora ibindi bikorwa by'iterambere bya kiliziya, naho abagore ubabonamo ari benshi. No muri za nzego twabonye z'amakomisiyo, nubwo baba atari abayobozi, ariko usanga abakora hasi abenshi ari abagore. Mu miryango remezo, mu mpuza, usanga ari abagore baba bakora bya bikorwa bihari. Murakoze cyane. Aho ngaho rero hatujyana ku kindi kibazo cyangwa igitekerezo umuntu wakunze kubona cyangwa se yagira. Tugaragaje ukuntu umugore agira uruhare runini cyane muri kiliziya, ayitanga, afite akazi kenshi mu rugo, afite inshingano nyinshi zitandukanye. Ese kuba afite inshingano nyinshi mu rugo, akongeraho n'izi nshingano agenda agira muri kiliziya, aho ntaho bishobora kubangamira inshingano zimwe, agasanga arita kuri zimwe akibagirwa izindi? Mwese mwakiganiraho, mwakigiraho? Biterwa n'ukuntu umuntu yabikubijera, sinzi uko ndibubyite mu Kinyarwanda. Umuntu abicunga. Buri kintu umugore w'umutima agiha umwanya wacyo. Buri kintu agiha umwanya wacyo, kuko inshingano zo mu rugo nibyo ni nyinshi kandi zirakenewe. Uzitaho kandi ukita neza ku kiliziya, kuko burya ugomba kwita kuri roho no ku mubiri. Uyu mwanya wa kiliziya aba ari umwanya wa kiliziya, n'umwanya w'inshingano zo mu rugo uba ari umwanya w'inshingano zo mu rugo. Tuvuge nk'urugero, niba ufite gahunda ku kiliziya mu gitondo, ushobora kuzinduka kare mu rukerera, ukagira ibyo ushyira ku murongo, ukajya ku kiliziya, ukagira n'ibyo ukora ku kiliziya. Njyewe nabonye umugore wita ku mirimo, umugore w'umukristo ajera n'ibintu neza, akora n'imirimo neza, kubera ko ayikora mu bwiyoroshye, mu kubaha, mu myitwarire mbese ijyanye n'ubukristo. Hanze aha muri ibi bihe turimo, murabizi ko iterambere no kwigana wenda imico iturutse ahandi, ushobora gusanga umuntu urwo yaruhariye umukozi, akajya mu binezeza, mu kabyiniro, mu nzoga no mu bindi bitandukanye. Ariko umugore uwo nguwo atandukanye cyane n'umugore ujya mu isengesho, ubyuka akajya mu misa, wenda akaba ari buyobore amasengesho ya mu gitondo, iyo shapure cyangwa iki. Ariko wumva iyo afite uwo mutima wo gusenga, aba afite n'umutima wo gukora neza mu rugo, kubera ko no mu kiliziya no tuhigira kurushaho kwitagatifuza. Witagatifuriza rero mu rugo, ni ukuvuga ngo ibyo wigiye ku kiliziya ujya kubikorera pratique mu rugo. Niyo mpamvu nta kibazo byagombye gutera. Ngira ngo n'abagabo batwumva barabizi neza, kugira ngo umugore umwumve ari mu kabyiniro, wamwumva ari mu kiliziya. Biratandukanye cyane, kandi umugore usenga ni inyamibwa.
ntabwo wabona icyo umugereranya, afasha sosiyete n'abaturanyi, ababonera abaturanyi neza. Ntabwo umugore usenga ahorana intonganya mu baturanyi, ahubwo abigisha gusenga cyangwa se bakanamureberaho bakifuza kugira urugo nk'urwe. Murakoze. Madame Odette. urakoze cyane, ni akantu gato nshaka kongeraho. Ni na bya bindi no mu kinyarwanda bavuze ngo kurusha umugore akurusha n'urugo. Na kiliziya ikorana neza n'abagore ikurusha na paruwase ikeye. Ingero turazifite nyinshi, abagore bitangira kiliziya. Ubundi rero uroye hari n'Imana irema abagore, agomba kuba hari ikintu yabashyizemo, ntekereza ko gishobora kuba kiruta icy'abagabo. Yabashyizemo ikintu cy'ubuntu, kugira ubuntu, akaryoherwa n'abandi, akaryoherwa n'abana yabyaye n'abatabyaye, akaryoherwa n'abo ngabo ategura guhabwa Ukaristiya cyangwa se kugira ubwo buryohe umugore ajyana mu muryango cyangwa ajyana mu kiliziya, usanga abagore barimo ari benshi. Ikindi, abagore buriya dukunda kwitanga. Dukunda kwitanga muri wa mwanya muke ya mugenzi wanjye amaze kuvuga, niba ari igikorwa cya kiliziya cyangwa se ari n'igikorwa cy'umuturanyi. Umuturanyi ashobora kuba yagize ibyago, uzarebe ku kiriyo cyangwa ahandi hantu uhabona abagore bari mu mirimo itandukanye. Abagore bafite ikintu cya humanisme, icyo kintu cyo kwitanga, ikintu cy'ubumuntu. Yego, ikintu cy'ubumuntu. Ikindi, bakunda gutanga ihumure, akunda gutanga ihumure. Noneho umugore rero afite ikintu cy'ihungabana cyangwa se afite ikindi yumva kimubaje, aravuga ati reka njye gushengerera, reka njye mu kiliziya, reka njye aho abandi bari, kugira ngo ari mugenzi we cyangwa se nawe ubwe yisane ku mutima, cyangwa se asabire urubyaro. Burya abagore kenshi tuba duhetse abana bacu mu mutima, tuba duhetse abagabo bacu, tuba duhetse imiryango yacu. Simvuga ko namwe basaza bacu cyangwa abagabo bacu mutabikora, ariko abagore akenshi ugenda uhetse imisaraba y'umuryango, kandi ukumva uri buruhukire ari mu kiliziya bari bugufashe. Urumva rero uko kwitanga, uko gushaka ihumure, uko kugira ubumuntu, ukagira ubuntu muri wowe, ukagira ibambe ku bantu, bigaherekezwa no gukora ubuvugizi. Abagore bakora ubuvugizi cyane, njya mbibona nko muri Caritas, usanga benshi ari abagore baba barimo, akaza yaba avuga ikibazo afite mu muryango remezo, igisubizo kitaboneka ukabona ntashaka kuva aho ngaho. Bakora ubuvugizi ku bintu bitagenda no kuri paruwasi. Ntekereza ko abasaserdoti wenda batubera abahamya, akenshi abaza kubareba usanga ari abadamu, kandi baba bafite ibibazo runaka bashaka gukorera ubuvugizi. Murakoze. Ngaruka kwezi ritegurwa na paruwase Seven Saparoti Igikondo. Iry'uku kwezi rero rifite umwihariko kubera ko twarihuje n'icyumweru gitagatifu. Nimuzane imibabaro yanyu ndetse n'ibikomere byanyu, tubihuze n'ibya Yezu Kristo, maze tuzazukane nawe kuri Pasika. Mbese uzaba uhari? Nzaba mpari cyane. Urakoze ahubwo kubinyutsa, nari narabyibagiwe cyane ko ngo rizayoborwa burya ngo na Eugene. Kandi isengesho yayoboye iteka ryose, urabizi ko ibikomere birahunguka. Naho wowe nanjye ndahari cyane nk'urubyiruko, nshishikariza n'urubyiruko rugenzi rwanjye bose kuhaboneka. Urubyiruko rwa Gikondo muze twitabire iri sengesho, ni ingirakamaro kuko ndabizi neza ko nk'urubyiruko turwaje natwe abantu benshi cyangwa na bagenzi bacu. Mwese rero ndabatumiye muri iryo sengesho, urubyiruko mwese bashishikarijwe kuza muri iryo sengesho. Ni kuwa mbere tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, guhera isaa 6 tuzaba turi hano ku kiliziya, ariko igitambo cya misa ni saa 12 za nimugoroba. Umuntu akomeje muri muko gutekereza, akareba ukuntu umugore yitanga, kandi namwe murabizi. Ese mwumva uruhare rwanyu rwagubye ugarukira aha ngaha, mukanyohoza uvuga uti ukwizego ugenda zizamuka, abagore barabura. Ese mubona nta cyagikwiye kugira ngo uko azamuka akoma kugira uruhare mu bindi bikorwa byo hasi, kuki bigira hejuru bikaba bikeya, akabura, tuvuge gutyo akabura pe?
byagenda gute? Impamvu zaba nyinshi. Mu ntangiriro murumva umugore iyo akora ku bimwegereye araboneka. Uko agenda azamuka bakagenda baba bakeya. Nuko agenda azamuka kenshi n'ibikorwa biba bitari hafi ye, kandi hakiyongeraho na za nshingano aba afite mu rugo. Iyo ni impamvu ya mbere. Uko bigenda byigira kure ni nako ari buvuga ati niba ndi ngomba kujya mu nama kuri paruwase, kuva kugera kuri paruwase na amasaha 2, kandi ngomba gutaha nkamenya ko abana bariye, nkamenya ko amatungo yatashye. Iyi ishobora kuba ndavuze ngo ishobora kuba imbogamizi ku ibikorwa bikorerwa kureye, agahitamo gukora ibya hafi. Ikindi nanone gishobora gutuma umugore atajya mu nzego uko zigenda zizamuka ni umuco twakuriyemo. Twakuze umugore atajya mu nzego zifatirwamo ibyemezo. Ni ibintu bitangiye vuba aha ngaha, nkanswe muri kiliziya ho ntabwo rwose abagore babaga bari muri izo nzego zo hejuru. Ni umuco rero ubu ngubu, ni umuco urimo kwigwa, ni umuco abantu batangiye kwinjiramo. Uko rero abantu binjira mu kintu gishyashya, hari abatinya. Ntabwo abantu bose bahita babijyamo, biterwa n'imyumvire. Ikindi cyabitera ni uguherekezwa n'abagabo. Wenda byaza no muri recommandation, abagabo nabo bagashishikariza abagore babo cyangwa se bashiki babo kujya mu nzego zifatirwamo ibyemezo za kiliziya. Ikindi mugenzi wanjye yigeze kukivugaho, ni nako n'ubundi kiliziya yari yubatse abagore batazamuka ngo bagere mu nzego zo hejuru cyane. Ariko si ukuvuga ko uko bitinyutse kiliziya ibyoroheje, uko izagenda ibyoroshya, n'abagore bakitinyuka, n'abagabo bakabashyigikira, ari abagabo babo cyangwa se nabo babana, kuko abagabo nibo batora. Uko bazamuka abatora baba ari abagabo kenshi, nibo batora. Nabo bemeye gutora abagore, n'abagore bakemera inshingano kandi bakazikora neza, ko kugeza ubu babikora, ntekereza ko babikora neza. Byashoboka bahagera no mu nzego zo hejuru cyane rwose. Murakoze. Wenda mugenzi wanjye yanzunyuzuza. Uti byashoboka, kandi kuko turabibona no mu nzego zisanzwe za leta, uwo muco wo kubona wa mugore wo mu gikari imbere mu rugo utajya ahagaragara, tugenda tuwutera umugongo, kuko bagenda bigishwa kwigira icyizere no gutinyuka. Ubwo rero ariko turahamya ko bizagenda wenda bihinduka, kuko no mu minsi ishize ndumva muri kiliziya papa y'ubutungane papa aretse gushyiraho guha umwanya twavuga ko ukomeye kugira ngo urugambire muri kiliziya washinzwe umwanya washinzwe mu wahawe umugore, ku buryo azaza ndetse ajya no mu nama ikomeye atarasanzwe ajyamo. Wenda n'ibindi bizashoboka. Dukomeze rero tugana mu miyoborere ya kiliziya. Uti umugore aba afite inshingano nyinshi, aba afite inshingano mu rugo, muri paruwasi, ariko nanone twibagirwa ko urugo ari urwa babiri, aba ababyeyi, ku ruhande rw'ababyeyi n'abana iyo bamaze gukura, cyangwa se ababyeyi bombi bakiri kumwe. Noneho iyo umwe agiye akagaragaza cyane ingufu kwitanga kuri kiliziya, tuvuga ku bagore, abagabo bamwe bashobora kuba batabyakira. Ni kimwe ababwira, ese icyo kintu cyawe kirahari ahubwo nawe murajya mukibona? Murakoze. Twavuze ko biterwa n'ukuntu umuntu abipanze cyangwa se abiyoboye, kubera ko buri kintu ugomba kugiha umwanya wacyo. Ubundi ushaka gukorera ibintu byose icyarimwe ntabwo bishoboka, ariko ikintu gihaye umwanya wacyo
ukamenya amasaha yo kwita ku rugo, ukamenya amasaha yo kwita ku mugabo, ukamenya n'amasaha yo kwita ku kiliziya, ntago havukamo ikibazo. Havuka ikibazo igihe umuntu wenda bariho iki kintu kiriho cy'uko hari abantu babyuka akajya kwibera mu masengesho, urugo akaruta, bibaho, ariko ntabwo byari bikwiye. Nta n'umuntu kiliziya yatoza icyo kintu, kuko kiliziya dutoza gukora, tuza kugira umurimo, tuza kugirira akamaro imiryango yacu. Ntabwo rero wafata amasaha yose ngo yaharire kiliziya, ngira ngo na kiliziya ntiyagushyigikira muri icyo kintu. Niyo mpamvu wenda umuntu yakwiheraho, twebwe ntabwo bitubaho kubera ko buri kintu tuba twagihaye umwanya wacyo. Wenda nk'ubu turi mu biganiro ku mugoroba, ariko dusize ibyo twasize dupanze mu rugo mu gitondo, ku buryo ntacyo byangiza, kandi tuzi neza ko dusoza kare tukajya kureba n'ibindi dukora. Rero twumva umugore uri mu nzego za kiliziya, uri kwitangira imirimo inyuranye ya kiliziya, yagombye kuba n'intangarugero mu rugo, kugira ngo adaca intege abo mu rugo bumva ko kiliziya ariyo yabatwaye, uwagombye kugira icyo abafasha. Murakoze. Nshaka kongeraho, Yego. ntibagiwe, hari wakomoje ku ruhare ubu ngubu kiliziya irimo kugira ngo nyine abagore bagaragaze imbaraga zabo. Twanashimira papa uherutse kugaragaza abagore 10, kandi akabikora muri cya gihe cy'itariki ya 7 n'iya 8 mu gihe twatangiraga kwizihiza uku kwezi umunsi w'abagore. Yego, urumva ko na kiliziya yabihaye imbaraga. Noneho by'umwihariko nk'abanyarwanda hakabamo umunyarwandakazi, Dafroza Rugamba. Kuba uwo mudamu w'umunyarwandakazi ari mu bagore 10, kiliziya gatolika uyu munsi ivuga iti ni abagore babaye indashyikirwa muri ibi bihe. Ni ukuvuga ko hari n'abandi bashobora kuzaba indashyikirwa ndetse no kubasumbya. Abagore rero imbogamizi bahura nazo, cyangwa se imyitwarire ishobora kuba yatuma umwe yaza nyine akaba muri kiliziya akabamo burundu, akibagirwa ko afite n'urugo, ariko undi akabasha gutunga urugo neza, gushyira abana ku murongo, kubana neza n'umugabo, kugendana nk'urugo. Barahari kandi ni benshi. Murakoze cyane, nari nanze kujyana ayo mashimwe. Yego, ni byiza cyane no kubyibukije, ni byiza. Twashishikariza iki abagore batinya kujya mu nshingano zimwe na zimwe? Abagore batinya kujya mu nshingano zimwe na zimwe, bavuga ngo ntabwo babishobora, nk'izo nshingano ziba ziremereye. Ese byaba bijyanye n'uko bavuga ati hari aho umugore imbaraga zigarukira? Ubundi atari ibintu wenda bisaba guterura, bisaba imbaraga, kuko hari ibyo abagore bashobora kudashobora, ariko hari n'umugabo utabishobora bitewe n'uko angana cyangwa n'imyaka cyangwa n'ibiro bye. Ariko ubundi mu rwego rw'ubuyobozi ntaho umugore atagera, ntaho atashobora. Icy'ingenzi ni uko ubwe nk'umugore yumva ko ashoboye. Umugore arashoboye, nabanze yumve nawe ko ashoboye ubwe, kuko n'abandi nibabimupropoza ko bati turashaka ko kukwamamaza kuri poste imeze gutya, abyemere, yumve ko abishoboye. Namara kumva ko abishoboye, na bagenzi be bamushyigikire, n'umuryango we umushyigikire, kuko najya mu nzego zo hejuru azajya ajya mu nama wenda kure, wa wundi bashakanye amenye ko agomba kumenya urugo. Hari imyanya ugeramo bigasaba ngo n'uwo mwashakanye muse n'abajyanamo nawe agushyigikire. Gushyigikirwa n'umuryango, ari aho washatse, ari aho uvuka, ari aho utuye, ni ngombwa. Bakakuremamo icyizere nawe ukacyemera, cya cyizere nawe abantu bakubonyemo nawe ukacyemera. Ikindi cya kabiri, abagore natwe tugomba tugakurikira amakuru, tugasoma, tukareba imirongo yo kuri YouTube. Usanga kenshi abagore badakurikira cyane, kandi nyamara ariho abantu banamenya nayo makuru, ahantu abageze, kuko ugira icyizere kuko ubuzi ibyo ugiyemo
n'aho bigana, ariko abagore nta hantu batagera. Murakoze. abagore nta hantu batagera, kandi nibyo koko iyo dukurikije intera batera n'imirimo bakora, burya ukurikije n'inshingano, buriya inshingano zo hasi nizo ziremera cyane, ko umuryango remezo inshingano zawo ukurikije imiterere niko batayibona buriya, ariko burya aba presidente baza komisiyo b'imiryango remezo bararuha cyane ku buryo umuntu rero yabatinyura akabereka ko ahubwo ibyo bitabira byo bisaba imbaraga nyinshi. Mu gihe gishize, mu minsi ishize, hari sensibilisation igize gukorwa yo gusaba abakristukazi, abakobwa kwitabira imirimo ituma begera kuri alitari cyane. Ubwitabire burahari, ntabwo ari bushimije cyane, ariko nibura barahari. Ugasanga kandi bamwe batabyitabira cyane cyangwa baciye abandi intege, harimo abamama. Ni ukubera iki? nko kuba umukobwa yajya guhereza, nko kuba umukobwa cyangwa umumama nk'uwa kane mutagatifu cyangwa wa kane mutagatifu, kozwe umuhango wo kozwa ibirenge, ugasanga nk'umudamu usanzwe ari umugabo z'Ukarisitiya bamubwira ati urajya ku rutonde rw'abariya bajya kozwa ibirenge, ateka se simbikozwa. Ntabwo mwumva ibyo bintu byari bikwiye mu gihe tugezemo? Murakoze, ibyo bintu ntabwo byari bikwiye, ariko mbona biterwa n'ikintu. Burya iyo ikintu gikorwa cyane cyangwa kibaye akamenyero kiba umuco. Mu muco nyine tuvuge nk'abo bana babahereza cyane hano wenda Gikondo, kubera ko kuyandi maparuwasi wongera ngo abana b'abakobwa n'abahungu barahereza icyarimwe, ariko twebwe twamenyereye ko abahereza hano ari abahungu. Rero umubyeyi wakuze abona abahereza ari abahungu, iyo bumvise ko hagiye kuzamo umukobwa, mbese ntabwo bari babyakira ko ari ibintu bisanzwe, nkumva ari ikintu kidasanzwe. Ako banavuga ati reka mbona abahungu ari babahereza, n'imyumvire, harimo imyumvire. Ikindi ni uko njye mbona muri viziyo tugezemo, mu cyerekezo tugezemo, umugore yaratinyutse, bitangirira mu muryango. Umukobwa bamujyana mu ishuri, bakamufata nka basaza be, akumva ko nawe hari icyo ashoboye, yagera mu rugo rwe umugabo nawe akamushyigikira, agatanga igitekerezo kikumvikana, akumva ko ashoboye. Ni nabwo nyine yayoboye umuryango remezo cyangwa yayoboye urundi rwego, akumva ko igitekerezo cye gifite akamaro, gishobora kubaka, arushaho kugenda agira izo kuraje, sinzi ko ubwo bushake n'iryo shyaka ryo kumva ko hari icyo nawe yamara muri sosiyete. Rero ibiriya byo kuvuga ati wapi, ati njyewe ndi umugore ntabwo byashoboka, ni imyumvire. Ariko uko bazagenda babona ko bikorwa, abo bana bahereza batangira abakobwa bake, ariko nibabona abandi bahereje n'abandi bazabyifuza, abagore nabona abandi bakarabya bazabona ko ari ibintu bisanzwe. Habamo ikintu cyo gutinya no kutamenyera ko icyo kintu kibaho mu buzima bwabo busanzwe. Tugana ku musozo, ni ikihe kintu mukurikije ikiganiro twagiranye ku ruhare rw'umugore muri Kiliziya, umunyarwandakazi, umukristukazi ndetse umunyamutima, ni ikihe kintu wenda buri wese yavuga abwira bagenzi be cyangwa se abwira abafasha banyu, abagabo cyangwa se basaza banyu? Urakoze. Ku bagore bagenzi bacu, ku bagabo bacu, ku bavandimwe bacu, kuri basaza bacu, icya mbere ni ukumva yuko abagore ari bo mutima wa Kiliziya, ariho Kiliziya n'ubundi ishingiye, kuko umugore n'ubundi aba afite akamaro mu muryango. Niwe uzazanamwo, niwe uzabyara abana, niwe ubyara abana, niwe ubaha uburere,
yego afatanyije na mugenzi we, ariko akenshi usanga abagore aribo baha icyerekezo abana babo, ko natamuzana gusenga wa mwana ntazajya mu iseminari cyangwa se ntazajya muri segonderi ngo abe umukristo mwiza azagereho, ubwo aba mu wihaye Imana cyangwa se abamo umusaseridoti cyangwa se umubikira cyangwa umurayiki mwiza. Niba rero ari twebwe piliye, ari twebwe nkingi ya mwamba kiliziya yubakiyeho, icyo dusaba ni amaboko, ni ugushyigikirwa na ba bavandimwe, ni ugushyigikirwa n'abagabo twashatse, ni ugushyigikirwa n'abo tubana no mu kiliziya. Abagore rero ntaho batagera, barashoboye, kandi ni amaboko mahire, ni amaboko mahire ya kiliziya, ni umutima wa kiliziya. Murakoze. Murakoze. Ndagira ngo mbwire abagore bagenzi bacu ko gukorera kiliziya nta gihombo kirimo, ahubwo ari umugisha. Ni umugisha kuri kiliziya, ni umugisha ku gihugu, ni umugisha no mu muryango. Ndahamya neza ko umugore usenga aba afite imico n'imyitwarire myiza inogeye umutima w'urugo, inogeye umuryango, inogeye na sosiyete abamo. Ntekereza ko no mu kazi aho dukora, abo twirirwana nabo ku munsi, iyo uri umugore usenga, uri umugore wakorera kiliziya udasenga, birumvikana uba ufite imyitwarire n'imikorere itandukanye n'iya wa wundi udafite nyine izo disipurine zo mu kiliziya, zo mu isengesho. Ugasanga rero wanareba n'ingero zifatika na buri wese abona, urugo rurimo umugore usenga, urugo rurimo umuryango usenga, usanga n'abana babo bafite imyitwarire itandukanye n'urugo rudasenga. Rero niba mu rugo harimo disipurine nziza, no muri sosiyete no mu buzima bwo busanzwe, uzasanga kuba mu kiliziya byaragiriye akamaro umuryango ndetse na sosiyete. Murakoze. Yego. Ikindi nabwira abagore bagenzi bacu, abagore nimutinyuke, dutinyuke, turashoboye, dutinyuke, dufite itara imbere yacu tutagomba kuzimya, kuko ni twebwe duhagarariye umuryango. Nidutinyuka tuzatinyura n'umuryango, kandi bizateza imbere kiliziya. Murakoze. Murakoze cyane ku bitekerezo byiza muduhaye, ku bitekerezo byiza bidufashije kumva uruhare umugore afite muri kiliziya, kandi akabihuza n'inshingano asanganywe mu muryango, kuko hari benshi batinyaga, cyane cyane abadamu bamwe na bamwe, ntabwo ari bose, batinya kujya mu nshingano. Ariko nkabiretse ko urugo rufite umudamu usenga ari rwa rugo runatekanye, rugira amahoro, runashobora kwiteza imbere, kuko ruba rufite itara rireberaho. Turabashimiye cyane rero, tubifurije rero ubutumwa bwiza mufite. Madamu Odeta ufite inshingano nyinshi, Karitasi, Madamu Anonsiyata ufite inshingano nyinshi, ubutabera n'amahoro muri paruwasi, kandi uzi ko ufite n'undi muryango witagatifurizamo. Ibyo byose bibasaba umwanya mugomba guhuza na wa wundi mufite mu ngo zanyu. Icyo twabifuza no kugira ngo Imana ibahundagazeho imigisha myinshi, kugira ngo izo nshingano zanyu mufite hirya no hino, mu rugo, mu kazi, muri sosiyete muri rusange, mu bavandimwe no muri kiliziya, ko nawo n'umuryango mugari, Imana ibafashe kugira ngo zose mujye muzihuza kandi zigende neza. Turabashimiye cyane rwose. Yego, murakoze cyane. Kuba paruwasi ya Gikondo yarateguye kuvuga kuri iyi teme muri uku kwezi kwahariwe abagore, nabyo ni icyerekana ko ari paruwasi ishaka iterambere ry'umugore muri paruwasi. Natwe ntitwareka kubashimira. Murakoze cyane. Twongeye kubashimira mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu.
dukomeje kubifuriza ibyiza by'Imana tubasaba kurushaho kongera kwibuka gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ibahe umugisha.